mbega ibintu byiza by'igiciro kandi bikomeye. Iyi ni couple ya mbere isohotse mu bukwe, hagiye kwinjira couple ya kabiri, n'ubundi hagiye kwinjira andi makupure menshi agiye atandukanye. Aba ni aba mbere babashije gusohoka, hagiye kwinjira n'abandi batandukanye kugira ngo nabo bakomeze bajye uraho janvier kugira ngo nabo bakomeze nyine bajye gushyingirwa. Aba rero ni abazindutse kurusha abandi babashije gusohoka mu bukwe, murabibona bari kumwe n'umushumba w'itorero rya ADEPR Remera Gatanazi Justin. Iyi ni couple ya mbere irangije gusezerana, hagiye kwinjira izindi couple zisigaye nkeka ko ziza gushyingirirwa icyarimwe. Yes, reka tubasuhuje cyane mwese mudahima gukurikira gahunda zitandukanye z'iyobokamana TV tubagezaho buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Ni iby'igiciro kandi n'iby'umugisha, muri abantu b'ingenzi cyane tuzirikana. Njye nitwa Bikemu cyangwa se bikora Imana Emmanuel. Turabasuhuje cyane rero mwe mwese mwahisemo gukurikira ibiganiro bitandukanye by'iyobokamana TV. Hano turi ni kuri ADEPR Remera. Umva hano hantu hagiye kubera ikintu gikomeye kidasanzwe. Twaje mu bukwe nk'ibisanzwe, ariko ni ubukwe bw'umumaro, ni ubukwe bw'umugisha. Se nabivuga gute? Hano hagiye kubera ubukwe bw'amakupure 8. Nuvuga ngo hagiye kubera ubukwe bw'amakupure atandukanye 8. Kuvuga ngo barangiwe hano n'abana b'itorero ngira ngo abenshi muri bo. Ubwo rero ubukwe bugiye kubera hano ku rusengero kwa ADEPR Remera aho turi ubu. Turi ku isaha, iyi nkuru tuyikoze ku isaha ya 8:17. Urabona abantu babukereye, buri couple nyine iri kuza ifite abantu babo bayigaragiye, buri wese akaza afite abantu be bamugaragiye. Ubwo rero rwose ni ibintu bigiye kuba bimeze neza cyane. Iyi nkuru nembereye ko nza kuyibagezaho yose, ubukwe tukabukurikirana mu gusezerana mu rusengero. Hari naho twabuhereye muri dote, ubukwe bwa Byiringiro Emmanuel ndetse na Denise. Ni abaririmbyi bakora umurimo w'Imana hano kuri ADEPR Remera muri worship team. Byiringiro Emmanuel na Denise tubifurije urugo ruhire, tubifurije umugisha w'Imana. Muzabyare hungu na kobwa, muzatunge mutunganirwe, muzabyare Ange na Mezange na Desange na Angelique na Babikemu bose muzababyare. Byiringiro Emmanuel ni umusore umaze igihe kinini akora umurimo w'Imana no kuri ADEPR Remera mu itsinda rya worship team, itsinda ry'abaramyi. Rero akaba ari nawe by'umwihariko batumye dutekereza gukora iyi nkuru nk'uko yabigize mu cyifuzo cye. Ndifuza ko abantu batandukanye bakurikira muri ibikorwa bya worship team hano kuri ADEPR Remera bazaba bareba ukuntu biri kugenda rwose. Abari hanze, abari mu bihugu bya Afurika bigiye bitandukanye batabashije kuza mu bukwe, nicyo cyatumye dukora iyi nkuru cyane, no kugira ngo dusangize ibi birori abantu batandukanye bari mu bihugu bitandukanye bakunda aya makupure batabashije kuza muri ubu bukwe kubw'impamvu zigiye zitandukanye. Rero aha kameramani araza kunyemerera nyine tugende twegera kabisa, tubegera neza cyane turebe uko bigiye kugenda. Yes, nguwo Byiringiro Emmanuel na Denise rero barinjiye, barahageze. Ni abaririmbyi bakora umurimo w'Imana hano kuri ADEPR Remera muri worship team. Abone bo bari kwinjira mu rusengero. Mu rusengero twibutse ko hamaze kugiramwo amakupure agera muri 4. Hamaze kugiramwo amakupure agera muri 4 atandukanye agiye gukomeza umuhango wo gusezerana. Ariko baraza kubasezeraniza rimwe uko byasa kose abasigaye. Hamaze gusohokamo couple imwe. Uyu nguyu ni Byiringiro Emmanuel uri kwinjira. Uyu ni Byiringiro Emmanuel uri murinjira, ndetse n'abamugaragiye bari kwinjira mu rusengero. Barangajwe imbere n'umushumba w'itorero rya ADEPR Remera Justin Gatanazi. Aba ni abantu nyine baherekeje Byiringiro Emmanuel, barimo abakristo batandukanye bakora ADEPR Remera. Mbega byiza. Aha tugiye kwinjira mu rusengero dukomeza umuhango wo gusezeranya ano makupure 8. Ubu ngubu tugiye kwinjira mu rusengero nonaha kugira ngo dukomeze uyu muhango tuwukurikirane wo gusezeranya ano makupure 8. Niba tugiye gukomeza turebera hamwe uko biza kugenda. Nababwiye ko uyu muhango wose turi buze kugenda tubagezaho ukuri, kandi biraza kugenda neza cyane rwose. Mwebwe mukomeze mukurikire. Tugiye kwinjira mu rusengero turebe ukuntu biri buze kuba byifashe.
duhaguruke dusenge Imana kugira ngo twakire amasezerano y'aba bana. Mana nyir'icyubahiro cyose, turagushimiye mu izina rya Yesu. Turagushimiye kuko uyu ni umunsi mwiza uturemeye, ni igicamunsi cyiza. Imitima yacu inejejwe n'uko waturindiye abana, ab'abahungu n'ab'abakobwa, none baje imbere yawe gusaba umugisha uguturukaho ukoresheje uwo wahamagariye umurimo. Turasenze Mana kugira ngo ibyiza byose bituruka mu ijuru, ubutunzi bwose buri iwawe, ubwo wageneye aba bana kugira ngo ingo zigubwe neza, ubisohoreshe imbaraga zawe. Kandi turakwifuje nk'uko twabonye ari ibidasanzwe. Hanyuma ngizwe nayo Dieudonné, ndamusaba kugira ngo ahaguruke, na Mukadusenge Jeannette nawe ahaguruke. Uwaje ahagarariye umuryango ngizwe nayo Dieudonné yaturutsemo nawe nahaguruke. Uwaje ahagarariye umuryango Mukadusenge Jeannette yaturutsemo yahaguruka. Niba ndabona bahari. Ku ruhande rw'imiryango nta kibazo kiriyo, mwaduha uburenganzira. Yego, murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Mwaba mwicaye. Reka nsabe twagira Imana Theophile ahaguruke. Nsabe na Nyirarukundo Aime nawe ahaguruke. Reka nsabe uwaje ahagarariye umuryango twagira Imana Theophile yaturutsemo ahaguruke. Niba adahari pare nahaguruke. Hanyuma uwaje ahagarariye umuryango Nyirarukundo Aime yaturutsemo nahaguruke. Ku ruhande rw'imiryango nta kibazo kiriyo, mwaduha uburenganzira tukabasezeranya mu buryo bwa Gikristo. Niyo mwaduha uburenganzira muzamura ibiganza by'iburyo. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Bamwicaye. Hanyuma mu rwego rw'imiryango, inshuti, abavandimwe n'itorero, tugiye kubabaza ubuhamya muri rusange bw'aba bakwe n'aba bageni. Hari umuntu waba ufite ikibazo kuri couple iri hano iyo ari yo yose, ku mugeni uri hano uwo ari we wese, cyatuma badasezerana mu buryo bwa Gikristo, hakaba hari amakuru ufite yatuma badasezerana nk'abakristo. Niba uyafite urazamura ikiganza, turakujyana muri biro, uratubwira ngo ni bande n'amakuru nayahe yatuma badasezerana. Hanyuma ubwo nyine uko uraburangiye. Hari uhari mu ndebe neza mu iteraniro rinini nawe. Noneho niba abari hano mwaduha uburenganzira bwo gusezeranya aba bakwe n'aba bageni mu buryo bwa Gikristo, muzamure ibiganza twifatanye namwe. Abari muri riteraniro kugira ngo ndebe ko mfatanije namwe, ko ibyo ngiye gukora ngiye kubifatanya namwe n'Imana. Ndabashimiye cyane ku biganza muzamuye, mumpa uburenganzira, munanyereka ko twifatanije. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma tugiye gusoma ijambo ry'Imana rigiye kutuyobora muri uyu muhango. Ndagira ngo dusome Itangiriro igice cya 2. Turasoma umurongo wa 18 gusa, hanyuma dusimbuke dusome Abaroma igice cya 15 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Tugiye gusoma Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 18, hanyuma dusimbuke dusome mu isezerano rishya mu gitabo cya mu rwandiko rwandikiwe Abaroma igice cya 15 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Reka dusome Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 18. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Reka dusome mu Baroma igice cya 15 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Twebwe abakomeye dukwiriye kwihanganira intege nke z'abadakomeye, ntitwinezeze. Umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi, amukomeze. Kuko Kristo nawe atinejeje nk'uko byanditswe ngo ibitutsi bagututse byangezeho. Ndagira ngo rero tuganire umwanya muto. Ijambo rivuga ngo kujya kubaka urugo ni umuhamagaro wo kujya gufasha. Kujya kubaka urugo ni umuhamagaro wo kujya gufasha. Ndagira ngo muze kuntiza amatwi, ntabwo ndi burenze iminota 15 mbaganiriza iri jambo ry'Imana, hanyuma twinjire mu ndahiro. Umuntu wese uri hano washatse cyangwa washatswe, iri jambo ry'Imana riramureba. Umuntu wese uri hano
ufite gahunda yo gushaka cyangwa yo gushakwa, iri jambo ry'Imana riramureba. Cyangwa se umuntu uba mu muryango ashobora no kurifashisha umuryango, nabyo birashoboka. Twasomye ijambo ry'Imana aho Imana yaremye ibintu byose mu gitabo cy'Itangiriro, irema ndetse n'umugabo, irangije iravuga ngo si byiza ko aba wenyine, reka muremere umufasha, reka muremere wo kumufasha. Ni igitekerezo cy'Imana. Mu yandi magambo, urugo ntabwo ari igitekerezo cy'umuhanga runaka mu bya teolojiya, nta nubwo ari igitekerezo cy'umuhanga runaka mu bya siyansi. Urugo ni igitekerezo cy'Imana. Ibi ngibi bagiye gukora kwa bicaye hano imbere yacu, iki ni igitekerezo cy'Imana. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Imana iravuga iti si byiza ko umugabo aba wenyine, reka muremere wo kumufasha, reka muremere umufasha umukwiriye. Mu yandi magambo, ibi ngibi birazana ihame rya mbere rikwiriye kugenga urugo rwa gikristo. Umugabo umwe akwiriye gusezerana n'umugore umwe. Nta mugabo ukwiriye gusezerana n'abagore benshi. Mwabasore mwe mwaje gusezerana mu byumve, ntabwo muzagaruka hano kongera gukora ubukwe ngo mutubwire ngo nabonye n'undi mukobwa. Ntabwo muzagaruka. Ese muri kubyumva mwabasore mwe? Mwabyumvise ko mutazagaruka? Uriya ko ndikora atari kubyemera neza. Wabyumvise ko utazagaruka? Wabyumvise ko utazagaruka? Wabyumvise. Hanyuma bisobanuye ko nanone umugore umwe akwiriye kubana n'umugabo umwe. Mwabakobwa mwe, muracyari abakobwa ntabwo murasezerana. Mwabyumvise ko mutazagaruka? Nubwo mutwikiriye ariko murebe ukuntu byibura munyeganyeza umutwe ndebe ko mwabyumvise. Mwabyumvise ko mutazagaruka hano ngo mutubwire ngo nabonye n'undi musore? Mwabyumvise ko mutazagaruka hano? Ni umugabo umwe n'umugore umwe. Ni umugore umwe n'umugabo umwe. Ntabwo ari umugabo umwe n'umugabo umwe cyangwa abagabo benshi. Ntabwo ari umugore umwe n'umugore umwe cyangwa umugore n'abagore benshi. Oya, ahubwo ni umugore umwe n'umugabo umwe, kandi bakabana karamata. Ntabwo ari kontara y'imyaka mugiye gusinya. Ayo ni amahame agenga urugo rwa gikristo, kandi iyo abantu bayangije baba bangije ubuzima. Hamwe n'ibyo rero, hamwe n'ibyo, Imana iravuga ngo reka muremere umufasha umukwiriye. Mu yandi magambo kujya gushaka no kujya gufasha. Ariko ibi bikanyurana na kamere zacu, imitima yacu, imiterere yacu, imitekerereze yacu. Iyo tugiye gushaka, hari igihe ababyeyi batubaza ngo uriya muntu ugiye gushaka azakumarira iki? Nta na rimwe wabona aho ababyeyi babaza umwana ngo uriya muntu ugiye gushaka uzamumarira iki. Nta na rimwe. Niba hari naho byabaye ni hakeye. Aho ababyeyi babaza umwana ngo uriya muntu ugiye gushaka uzamumarira iki, ahubwo iteka ryose barakubaza ngo uriya muntu ugiye gushaka azakumarira iki. Ibyo ni ibitekerezo bya kamere bidahuye n'umugambi w'Imana yari ifite ijya kure mu rugo. Kujya gushaka no kujya gufasha. To bring support, no kujyana support, ubufasha. Ibi bikanyurana n'ibitekerezo ababyeyi muri hano mufite, bikanyurana n'ibitekerezo abakobwa bari hano n'abasore bari hano bafite. Iyo agiye kukwemera abanza gukora iperereza ry'ikintu uzamufasha, akabanza akareba niba uzamufasha. Ntiyirirwa yitekerezaho ngo arebe ikintu azafashisha mugenzi we. Reka da. Kandi umugambi w'Imana ni ukujya gushaka ugiye gufasha. Iyo ugiye mu nkiko kumva imanza z'abantu bashakanye, usanga nanone iki kintu barakishe. Abenshi baravuga ngo uyu mugabo ntiyashoboye gukora ibi, ntiyashoboye gukora ibi, ntiyashoboye gukora ibi. Ugasanga n'umugore uri kubimurega. Cyangwa se ugasanga umugabo arimo ararega umugore, ntiyashoboye gukora ibi, ntiyashoboye gukora ibi, ntiyashoboye gukora ibi. Si wo mugambi w'Imana mu kujya ibiri gutanya abantu. Si wo mugambi Imana yari ifite mu kubaka urugo. Imana yaremye umuntu, iravuga ngo reka muremere wo kumufasha. Basore muri hano,
nimujya kubaka ingo zanyu mufite ibitekerezo byo gufasha uwo mugiye gushakana, ntabwo muzagirana amakimbirane. Izo kamere nizipfa zo kwikunda abantu tugira, ntabwo muzagirana amakimbirane, kuko amakimbirane azanwa no kureba ibyundi atakoze, atakumariye. Mwabakobwa mwe mugiye gusezerana, ndagira ngo ubwo tugiye kubasezeranya muhinduke mu bitekerezo no mu mutima. Ubwo mugiye gushaka mutwara ibitekerezo byo kudafashwa, mushaka ibitekerezo byo gufasha. Niyo jambo ry'Imana twasomye hariya mu Baroma aho ngiye gusoreza. Twasomye ngo iki? Twasomye ngo buri muntu wese mu buzima busanzwe aharanire kunezeza mugenzi we. Kino kintu isi irakibuze, kiri gukurura intambara, kigakurura ingorane nyinshi n'amakimbirane menshi. Kubera iki? Biragoye kugira ngo uzabone umuntu uharanira kunezeza abandi. Nunabibona uzabibona hake. Kandi ahari guharanira kunezeza abandi nta makimbirane haba, nta makimbirane haba. Kubera ko abantu muri kamere zacu dufite umwuka wa kapitalisme muri kamere zacu. Kapitalisme. Paulo yarawanditse yandikira Timoteyo, aramubwira ngo mu minsi y'imperuka abantu bazaba bikunda, bazabakunda ibibanezeza, bazaba badakunda n'ababo, bazaba ari indashima. Iyo ni kapitalisme, umwuka wo kwikunda. Guharanira kwinezeza, ugaharanira ibikuzaho, ugaharanira ibitajya ku bandi. Uwo mwuka kubakana urugo uzana amakimbirane mu rugo, ugasenya ingo. Ariyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo buri muntu wese anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi. Ijambo ry'Imana ryagarutse ribivanye ku bagabo n'abagore, aho Imana yavuze ngo reka muremere ede, reka muremere helper, reka muremere umufasha. Riraje noneho rero ribitegetse abantu bose ko buri muntu wese akwiriye kunezeza mugenzi we kugira ngo amubere helper, amubere inyunganizi, amwunganire. Nta muntu ubaho mu buzima udakeneye kunganirwa, ariko ikibazo abantu twese dukeneye kunganirwa, ntabwo dukeneye kunganira abandi. Umwuka wo kwikunda, umwuka wa kapitalisme wo guharanira inyungu zanjye. Mwebwe rero kubaka ingo nziza munkurikire, nubwo muri abageni mufite stress nyinshi n'utuntu twinshi muri gutekereza. Kubaka ingo nziza ntabwo ari impanuka, ntabwo ari ibintu bizabagwirira. Ntabwo muzajya kwisanga mwisange ngo mwubatse urugo rwiza. Ntibishoboka. Urugo rwiza muzaruharanira, urugo rwiza muzarukorera. Buri muntu wese naharanira kunezeza mugenzi we, muzubaka urugo rwuzuye umunezero, muzubaka urugo rwuzuye ibyishimo. Arirwo aba bantu bose bari hano babifurije. Ntabwo abantu bari hano bose babuze ikintu bakora kugira ngo baze hano. Babahaye amafaranga, babahaye igihe, babahereza n'imbaraga, baje hano kubasapotinga kugira ngo mwubake urugo. Byaba bibabaje abantu batakaje imbaraga zabo zingana gutya, hanyuma ngo ejo mu gitondo mubadeseve, ntimugere kuri objectif yatumye bashyigikira. Byaba bibabaje. Rero inzira mu nshamake, ntabwo mbabwiye ibintu byinshi, mu nshamake buri muntu wese azaharanire kunezeza mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi, amubere umufasha, kugira ngo amufashe ajye ahora atekereza ibyo yakora byamunezeza. Muzubaka urugo rwuzuye umunezero. Ubwo rero twumvise inshingano duhabwa n'Imana, kandi muri kamere zacu akaba atari ko duteye. Muri kamere yacu twese, nanjye muri kamere yacu dukunda ibintu bituzaho, ntabwo dukunda ibintu bigenda ku bandi. Nibibaveho binzaho, bye kumvaho bibajyaho. Nibanezeze ariko njyewe sintekereze ku kintu cyo kubanezeza. Nibampa ibibanezeza, nibampa ibinezeza,
ariko ngewe si inshingano zanjye gutekereza ibishobora kubanezeza. Babyeyi muri hano, mwe gutera abana stress ngo uriya musore ugiye gushaka urabona azakumarira iki, ahubwo jya ubaza umwana wawe ngo uzamara iki muri rwa rugo. Babyeyi muri hano, mureke gustress abakobwa banyu ngo kari agahungu ugiye gushaka urabona kazakumarira iki, ahubwo baza umukobwa wawe ngo uzamara iki muri rwa rugo. Wariteguye bihagije? Hari ikintu uzamara muri rwa rugo? Tureka izo kamere zo kwikunda zituganje nk'abantu mu minsi y'imperuka, ziduteje imivurungano, ziduteje intambara, isi kabivurunganye bitewe n'izi kamere. Imana idufashe tuzineshe mu izina rya Yesu twe abateraniye hano. Ese mwakunda ko dusenga kugira ngo Imana iduhindure abantu banezeza abandi, bafite umutima wo kunezeza abandi, baharanira kunezeza abandi? Abantu bumva twasengera kino cyifuzo, muhaguruke tugisengere duhagaze. Ndasaba Jean Claude kugira ngo yegere hano hafi asengere iki cyifuzo. Ariko nabumva twagisengera, Imana iduhereze uyu mutima wo kuba abantu bunganira abandi, uyu mutima wo kuba abantu bagirira abandi umumaro, baharanira gukora ibinezeza abandi. Imana iduhereze uyu mutima. Biragoye kuwutunga uyu mutima, ariko Imana yawuduha. Imana yaduhindura tukaba abantu batandukanye n'isi, tugatandukana n'umwuka w'isi. Imana yabidushoboza. Dusengere mu izina rya Yesu. Iri ni ijambo twumviye imbere yawe Mana, kandi rivuye mu kanwa kawe. Dutsindiwe imbere yaryo, ducishwe bugufiya kugira ngo dusabe imbaraga Mana zo kureka kugumya kwikunda, ahubwo buri wese aharanire kunezeza mugenzi we. Tubigize intego, turabihize, dusabye umwuka wera ngo ajya dufasha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Abakobwa, mwabyumvise ko mutazagaruka? Mwabyumvise ko mugiye kwihambira ku buryo nta wundi muzatubwira ngo mwakunze? Abasore, mwabyumvise ko ubu mugiye kwihambira, amahirwe yose mugiye kuyatakaza yo kongera guhitamo? Mwabyumvise neza? Tugiye kubirahira rero, tugiye kubirahira. Reka nsabe niyo nsaba Jean d'Amour na Uwamahoro Esther bahaguruke. Muhaguruke. Yego. Bagufasha, ariko niba amakanzu yawe yafashwe aho hantu ugira umutekano. Yego. Murakoze cyane. Imbere y'Imana ishobora byose, iz'umutima wawe n'imbere y'Itorero ryayo, ndakubaza wowe niyo nsaba Jean d'Amour ko wemeye kujyana uyu Uwamahoro Esther ngo akubere umugore mushyingiranywe mu itorero. Uzabana nawe mu rukundo ukurikije ijambo ry'Imana. Uzamukunda muri byose, yaba ari muzima cyangwa arwaye, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Ntuzigera wifuza abandi bagore, kandi uzakomeza kuba umwizerwa urateshutse ku nshingano zawe. Muzabana karamata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu. Niba ubyemera, fata iyo mikrofone utubwire ngo yego ndabyemeye. Reba nibifunguye iri kwaka. Mwe mufashe iyi niri kuvuga neza. Ndabyemeye. Imbere y'Imana ishobora byose, iz'umutima wawe n'imbere y'Itorero ryayo, ndakubaza wowe Uwamahoro Esther ko wemeye kujyanwa n'uyu niyo nsaba Jean d'Amour ngo akubere umugabo mushyingiranywe mu itorero. Uzabana nawe mu rukundo ukurikije ijambo ry'Imana. Uzamugandukira muri byose, yaba ari muzima cyangwa arwaye, mubyaye cyangwa mutabyaye,
mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Ntuzigera wifuza abandi bagabo kandi uzakomeza kuba umwizerwa urateshuje ku nshingano zawe. Mbese muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukana n'urupfu. Niba ubyemera uravuga ngo yego ndabyemeye, ariko ufite n'uburenganzira bubihakana. Uhisemo iki? Ndabyemeye. Arabyemeye. Mube mwicaye, ndababwira ikindi muri bukore nyuma. Mwe muruhutse gatoya, ndongera mbahagurutse nyuma. Reka nsabe uyu witwa Abayisenga Theogene na Mukashyaka Jacqueline bahaguruke. Namwe ngiye kubabaza imbere y'Imana ishobora byose z'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo, ndakubaza wowe Abayisenga Theogene ko wemeye kujyana n'uyu Mukashyaka Jacqueline ngo akubere umugore mushyingiranywe mu itorero. Uzabana nawe mu rukundo ukurikije ijambo ry'Imana. Uzamukunda muri byose, yaba ari muzima cyangwa arwaye, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Ntuzigera wifuza abandi bagore kandi uzakomeza kuba umwizerwa udashije ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukana n'urupfu. Niba ubyemera uratubwira ngo yego ndabyemeye. Ndabyemera. Urakoze cyane. Reka mbaze na mugenzi wawe. Imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo, ndakubaza wowe Mukashyaka Jacqueline ko wemeye kujyanwa n'uyu Abayisenga Theogene ngo akubere umugabo mushyingiranywe mu itorero. Uzabana nawe mu rukundo ukurikije ijambo ry'Imana. Uzamugandukira muri byose, yaba ari muzima cyangwa arwaye, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Ntuzigera wifuza abandi bagabo, uzakomeza kuba umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukana n'urupfu. Niba ubyemera uratubwira ngo yego ndabyemeye. Yego ndabyemeye. Nawe arabyemeye, mu muhamashyi. Imana imuhereze umugisha. Rero mwicare, mwe mwicaye gato muruhuke. Izo mikrofone muzishyirize ngira abatware Deni na Uwamahoro Ernestine. Ngira abatware Deni na Uwamahoro Ernestine muhaguruke. Imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo, ndakubaza we ngira abatware Deni ko wemeye kujyana uyu Uwamahoro Ernestine ngo akubere umugore mushyingiranywe mu itorero. Uzabana nawe mu rukundo ukurikije ijambo ry'Imana. Uzamukunda muri byose, yaba ari muzima cyangwa arwaye, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Ntuzigera wifuza abandi bagore, uzakomeza kuba umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukana n'urupfu. Niba ubyemera uratubwira ngo yego ndabyemeye. Yego ndabyemeye. Urakoze cyane. Reka mbaze na mugenzi wawe. Imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo, ndakubaza wowe Uwamahoro Ernestine ko wemeye kujyanwa n'ungira abatware Deni ngo akubere umugabo mushyingiranywe mu itorero. Uzabana nawe mu rukundo ukurikije ijambo ry'Imana. Uzamugandukira muri byose, yaba ari muzima cyangwa arwaye, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Ntuzigera wifuza abandi bagabo kandi uzakomeza kuba umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukana n'urupfu. Niba ubyemera uratubwira ngo yego ndabyemeye. Yego ndabyemeye. Urakoze cyane. Nawe bawicaye gato, mwe muruhutse gatoya, ndabagarukaho mu kanya. Reka nsabe Byiringiro Emmanuel ahaguruke na Cyuzuzo Denise nawe ahaguruke. Byiringiro Emmanuel na Cyuzuzo Denise nawe ahaguruke. Sinzi niba umudiyakoni uri hafi amfashe kubashyikiriza iriya mikrofone, ajya amfasha mu buryo bwihuse. Niba adahari Jean Claude wamfasha, ndabona nta mudiyakoni uri hafi wajya amfasha ku yego, ndabona barimo bifasha. Ni Byiringiro Emmanuel. Yego. Imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo, ndakubaza wowe Byiringiro Emmanuel ko wemeye kujyana uyu Cyuzuzo Denise ngo akubere umugore mushyingiranywe mu itorero. Uzabana nawe mu rukundo ukurikije ijambo ry'Imana. Uzamukunda muri byose, yaba ari muzima cyangwa arwaye, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Ntuzigera wifuza abandi bagore, uzakomeza kuba umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukana n'urupfu. Niba ubyemera uratubwira ngo yego ndabyemeye. Yego ndabyemeye. Reka mbaze na Cyuzuzo Denise. Imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo, ndakubaza wowe Cyuzuzo Denise ko wemeye kujyanwa n'uyu Byiringiro Emmanuel ngo akubere umugabo mushyingiranywe mu itorero. Uzabana nawe mu rukundo ukurikije ijambo ry'Imana. Uzamugandukira muri byose, yaba ari muzima cyangwa arwaye, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Ntuzigera wifuza abandi bagabo kandi uzakomeza kuba umwizerwa
uzatushyize ku nshingano zawe, muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu. Niba ubyemera uratubwira ngo yego ndabyemeye. Yego ndabyemeye. Urakoze, Imana iguhe umugisha. Mwe muruhutse gatoya, hanyuma nsabe ngizwe nayo Dieudonné na Mukadusenge Jeannette nabo bahaguruke. Ngizwe nayo Dieudonné na Mukadusenge Jeannette bahaguruke. Imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wawe n'imbere y'Itorero ryawe ndakubaza wowe ngizwe nayo Dieudonné ko wemeye kujyana uyu Mukadusenge Jeannette ngo akubere umugore mushyingiranywe mu itorero. Uzabana nawe mu rukundo ukurikije ijambo ry'Imana, uzamukunda muri byose, yaba ari muzima cyangwa arwaye, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Ntuzigera wifuza abandi bagore kandi uzakomeza kuba umwizerwa uratashitse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu. Niba ubyemera uratubwira ngo yego ndabyemeye. Yego ndabyemeye. Urakoze cyane. Reka mbaze n'uyu Mukadusenge Jeannette. Imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima n'imbere y'Itorero ryawe ndakubaza wowe Mukadusenge Jeannette ko wemeye kujyanwa n'ungizwe nayo Dieudonné ngo akubere umugabo mushyingiranywe mu itorero. Uzabana nawe mu rukundo ukurikije ijambo ry'Imana, uzamugandukira muri byose, yaba ari muzima cyangwa arwaye, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Ntuzigera wifuza abandi bagabo kandi uzakomeza kuba umwizerwa udateshuje ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu. Niba ubyemera uratubwira ngo yego ndabyemeye. Yego ndabyemeye. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Waba uruhutse gatoya, nawe mwana muruhutse gatoya. Reka nsabe twiringiye Imana Theophile na Nyirarukundo Aime nabo bahaguruke. Imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wawe n'imbere y'Itorero ryayo ndakubaza wowe twiringiye Imana Theophile ko wemeye kujyana uyu Nyirarukundo Aime ngo akubere umugore mushyingiranywe mu itorero. Uzabana nawe mu rukundo ukurikije ijambo ry'Imana, uzamukunda muri byose, yaba ari muzima cyangwa arwaye, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Ntuzigera wifuza abandi bagore kandi uzakomeza kuba umwizerwa urateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu. Niba ubyemera uratubwira ngo yego ndabyemeye. Ndabyemera. Urakoze cyane. Reka mbaze na Aime. Imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima n'imbere y'Itorero ryayo ndakubaza wowe Nyirarukundo Aime ko wemeye kujyanwa n'uyu twiringiye Imana Theophile ngo akubere umugabo mushyingiranywe mu itorero. Uzabana nawe mu rukundo ukurikije ijambo ry'Imana, uzamugandukira muri byose, yaba ari muzima cyangwa arwaye, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Ntuzigera wifuza abandi bagabo kandi uzakomeza kuba umwizerwa urateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu. Niba ubyemera uratubwira ngo yego ndabyemeye. Urabyemeye. Imana iguha umugisha. Noneho rero ubwo mwabyemeye, mubyemereye imbere y'imiryango, ababyeyi n'imbere y'Itorero, mwese muhaguruke. Buri muntu wese atwikurure umugeni we. Mwese muhaguruke. Yewe mwana niwe mbere yanjye. Aha. Buri mugeni wese narebe ugiye kuba umugabo we, hanyuma amutwikurure. Ngiye kubatura akaririmbo muri kubikora. Ndanyuzwe nuko ngufite, ndamahoro, ndashima cyane ko yambonye akanshyigikira. Ndeba hirya ndeba hino, urukundo rura ngose. Ndeba hirya ndeba hino, urukundo rura ngose. Sinzongera kwiganyira oya, urukundo rura ngose. Ndanyuzwe nuko ngufite, ndamahoro, ndashima cyane ko yambonye akanshyigikira.
ndeba hirya ndeba hino urukundo rurangose. Nizere ko buri mufotografi azi uwo ari gufotora. Nizere ko mutari bubivange uwo guhaye akazi umuzi, sibyo? Imana ibashoboze ufotore uwo guhaye akazi, nubivanga n'akazi kawe. Mwe mwicaye hanyuma duhere kuri Abaraho hirya, muze kuvugira n'amagambo yanyu. Wabahaye akazi muramuzi, nimubivanga n'akazi kanyu. Kiganza cy'iburyo hejuru, hanyuma wisomere, mugenzi wawe aragufasha. Yewe Twiringiyimana Theophile, sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana iyo nyirarukundo Aime ngo ambere umugore, dushyingiranywe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije ijambo ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Sinzigera nifuza abandi bagore, kandi nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu. Ndahamya ko Kristo nizeye azabimbashisha. Nawe koresha urwo rupapuro rundi, hanyuma umufashe nkuko yagufashije, umwishyure. Ikiganza cy'iburyo hejuru. Yewe nyarukundo Aime, sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyanwa n'uyu Twiringiyimana Theophile ngo ambere umugabo, dushyingiranwe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije ijambo ry'Imana, nzamugandukira muri byose, yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Sinzigera nifuza abandi bagabo, kandi nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu. Ndahamya ko Kristo nizeye azabimbashisha. Babahe pare wanyu yananiwe vuba. Sa no mujye inyuma kugira ngo yego cyangwa ku ruhande. Hanyuma agiye gushyiraho kashe kuri ari amasezerano bagiranye. Iriya mpeta ni kashe agiye guteraho, abyemeze akoresheje iriya mpeta. Mu kuboko kw'ibumoso kukwambika impeta nk'ikimenyetso cy'ubumwe, ntazatandukana iteka ryose, mu izina umwana n'umwuka wera, amen. Nawe nabigenza atyo. Bihamishije kukwambika impeta nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwacu, mpamya ko ntazatandukana nawe iteka ryose.
mbikoze mu izina rya data wa twese n'umwana n'umwuka wera amen. Amen. Hanyuma muwe muruhutse izo mpapuro muzimpera bakurikiyeho niyo mikrofone nabo bahaguruke mu bigenze uko babigenje. Umusore uramanika ikiganza cy'iburyo, umukobwa aragufasha mikrofone cyangwa urupapuro, muko we bururambitse ku meza nta kibazo. Yego, ikiganza cy'iburyo hejuru. Abari ku buhanga bw'ibyuma nta kintu mwadufasha, mikrofone rwose ziri kutubihiriza. Niba murabaha iyo umugozi ntabwo mbizi, ariko ndumva zira za samfire sinzi ibibazo zagize. Buretse bakugezeho mikrofone, murebe mikrofone arimwe y'umugozi bayibashyikirize. Njyewe niyo nsaba Jean d'Amour, nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana uyu uw'amahoro Esther ngo ambere umugore, dushyingiranywe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije ijambo ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Sinzigera nifuza abandi bagore, kandi nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse inshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu. Ndahamya ko Kristo nizeye azabifashamo. Nawe nabigenza atyo umufashe. Ufite impeta zabo abari hafi. Njyewe uw'amahoro Esther, nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyanwa n'uyu niyo nsaba Jean d'Amour ngo ambere umugabo, dushyingiranwe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije ijambo ry'Imana, nzamugandukira muri byose, yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Sinzigera nifuza abandi bagabo, kandi nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu. Ndahamya ko Kristo nizeye azabibashisha. Babegereza impeta, aho hari amagambo ari bubafashe. Babegereza impeta, hari cyangwa marina abafashe mikrofone. Ariko ntubakingirize amafoto, uyu ni umunsi wo kwifotoza. Ureke rwose babafotore neza. Wagiye hagana ku ruhande cyangwa inyuma, jya inyuma y'intebe zabo, jya inyuma y'intebe. Abafotogarafu utabicire. Bihamishije kukwambika impeta nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwacu, mpamya ko ntazatandukana nawe iteka ryose. Mbikoze mu izina rya data wa twese n'umwana n'umwuka wera amen. Nawe nabigenza atyo. Bihamishije kukwambika impeta. Nyina yimwambike. Yishyiremo ye. Bihamishije kukwambika impeta nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwacu, mpamya ko ntazatandukana nawe iteka ryose. Mbikoze mu izina rya data wa twese n'umwana n'umwuka wera amen. 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 Mwe muruhutse. Izo mpapuro muzimpere bagenzi banyu rero babakurikiye, muzibampere na mikrofone. Bagenzi banyu nibahaguruke.
murebe ukuntu nyine mwirwanaho. Ikiganza cy'iburyo hejuru. Njyewe ngira abatware Denisi nsezeranye imbere y'Imana n'itorero ryayo ko uw'amahoro nemeye kujyana uyu shyiraho izina rye, uyu uw'amahoro Ernestine angwa mbere umugore dushyingiranwe mu itorero nzabana nawe nkurikije ijambo ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tuzabana tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Sinzigera nifuza abandi bagore kandi nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse inshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu. Ndahamya ko Kristo nizeye azabimbashisha. fasha mugenzi wawe nawe abigenza atyo. Waba urambitse urupapuro hasi aho ngaho ku meza nta kibazo. Ikiganza cy'iburyo hejuru. Babegereza impeta. Aho hari amagambo n'ubundi yo kubafasha. Pare wabafasha mubaha impeta. Impeta bayishyira ku kuboko kw'ibumoso, urutoki rukurikirana n'agahera. Pare urabafasha iki? Wareba iki wafasha? Wabafasha mikrofone. Mukobwa tanga urutoki yego.
ntazatandukanywa nawe iteka ryose mbikoze mu izina rya data wa twese n'umwana n'umwuka wera amen. amen amen. Yahamishije kwambika impeta nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwacu, mpamya ko ntazatandukana nawe iteka ryose. Bikoze mu izina rya data wa twese n'umwana n'umwuka wera amen. amen. Murakoze cyane, mwe mwicaye muruhuke, mwe muruhutse, Imana ibahe umugisha. Mumpere izo mpapuro abo bagenzi banyu na mikrofone. Imana ibahe umugisha rwose, murakoze cyane, mukoze akazi keza. Muramanika ikiganza cy'iburyo hejuru. yewe abayisenga Theogene nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana uyu mukashyaka Jacqueline ngo ambere umugore dushyingiranwe mu itorero, nzabana nawe nkurikije ijambo ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Sinzigera nifuza abandi bagore, kandi nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu. Ntabwo urangije. Ndahamya ko Kristo nizeye azabifasha. Warugabanijeho. Ngaho fasha na mugenzi wawe nawe. Uramanika ikiganza cy'iburyo yego. Yewe Mukashyaka Jacqueline nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyanwa n'uyu abayisenga Theogene bambera umugabo dushyingiranwe mu itorero, nzabana nawe nkurikije ijambo ry'Imana, nzamugandukira muri byose, yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Sinzigera nifuza abandi bagabo, kandi nzakomeza kuba umwizerwa ndateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu. Ndahamya ko Kristo nizeye azabimbashisha. Bikoze neza. Babahe impeta mushyireho kashe. Bare bafashe mikrofone. Ni umuhungu uri butangire. Haratangira umuhungu. Bare no ku ruhande rw'umuhungu. Nihamishije kumwambika impeta nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwacu, mpamya ko ntazatandukana nawe iteka ryose. Bikoze mu izina rya data wa twese n'umwana n'umwuka wera amen. Amen. Nawe nabigenza. Yahamishije kukwambika impeta nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwacu, mpamya ko azatandukana nawe iteka ryose. Bikoze mu izina rya data twese umwana n'umwuka wera amen. Amen. Mwe mwicaye mu ruhuko. Mumpere mikrofone abo bagenzi banyu n'izo mpapuro. Hakundi babigenje. Mugerageze kwirwanaho. Ikiganza cy'iburyo hejuru.
njyewe ngizwe na Dieudonné nsezeranye n'imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana uyu Mukadusenge Jeannette ngo ambere umugore dushyingiranwe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije ijambo ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Sinzigera nifuza abandi bagore kandi nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu. Ndahamya ko Kristo nizeye azabimbashisha. nawe nabigenza atyo. Ikiganza cy'iburyo hejuru. njyewe Twatangay Jeannette nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyanwa n'uyu ngizwe nayo Dieudonné ngo ambere umugabo dushyingiranwe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije ijambo ry'Imana, nzamugandukira muri byose yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Sinzigera nifuza abandi bagabo kandi nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu. Ndahamya ko Kristo nizeye azabimbashisha. Mubegereze impeta bashyireho kashi babyemeze. Mbihamishije kukwambika impeta nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwacu, mpamya iteka ryose. Mbikoze mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen. Ariko iyo meta yindi yikuremo. Ubu nyine ubaye promoted, uvuye mu cyiciro cy'abafiance ubaye. Bihamishije kukwambika impeta nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwacu, mpamya ko ntazatandukana nawe iteka ryose. Mbikoze mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen. Yesu abaho umugisha. Muruhuke mushyikirize izo mpapuro bagenzi banyu n'iyo mikrofone. Namwe mugerageze kwirwanaho rero uko babikoze. Ikiganza cy'iburyo hejuru. Yewe Byiringiro Emmanuel nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu Cyuzuzo Denise wambere umugore dushyingiranwe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije ijambo ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Sinzigera nifuza abandi bagore kandi nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu. Ndahamya ko Kristo nizeye azabimbashisha. Amen. Amen. Ikiganza cy'iburyo hejuru. Njyewe Cyuzuzo Denise nsezeranye imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu Byiringiro Emmanuel ngo ambere umugabo dushyingiranwe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije ijambo
mubegereze impeta mutereho kare. Bare bafashe mikrofone cyangwa n'impapuro. Impeta ni bimwe nta kibazo. Niyo mwakoresha urupapuro rumwe nta kibazo. Urundi mu rurambika ku kameza. bihamishije kwambika impeta nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwacu, mpamya ko ntazatandukana nawe iteka ryose. Bikoze mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen. Murakoze cyane, murakoze cyane. bihamishije kwambika impeta nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwacu, mpamya ko ntazatandukana nawe iteka ryose. Bikoze mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. 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 Mukaba murabegukanye. Hanyuma buri muntu wese napfukame arebana na mugenzi we. Tugiye kubasengera kugira ngo ibintu mwiyemeje muzabishobore. Uko biri bugende rero murapfukama murebana. Wite kuri mugenzi we. Wewe wimenya ko hari abandi bahari. Abandi ni wewe wenyine uhari. Niba hari abakwegeza utumeze imbere bazo bafashe bigeze utumeze imbere. Mwe mupfukame murebana. Murebe ukuntu umuhana umwanya ku buryo biri buse kuboroha. Sibyo? Ariko nabonye hano mfite abadiyakoni ntago namenya ahantu barengeye. Nababonaga. Nabonaga abadiyakoni hano ntago nza ahantu barengeye. Ndi kubona abantu muri kunanirwa mbere yo kunanirwa. Muzi nabatije abantu magana mu gitondo, no? Hari ubukwe narangije gusezeranya, ndi gusezeranya n'ubu ntago ndananirwa, none muri kunanirwa. Muri kunanirwa. Buri muntu wese murebe ko mupfukamye neza murebana tugiye kubasengera kandi mufatane mu biganza. Niba hari aho utisanzuye wisanzure wige gatoya, nta kibazo gihari, mwisanzure. Mupfukame murebana rwose. Nabwiye abafotografi nizere ko waguhaye akazi umuzi, nubivanga n'akazi kawe ufoto abandi ntibakureba. Abandi ntago bakureba, azi uramuzi abari ufotora. Mwanyemerera nkafatanya namwe guhaguruka ndetse n'imbaraga kugira ngo ibyo biyemeje Imana izabashoboze. Niba mwabyemera twabasengera duhagaze. Maze gufatana mu biganza. Yego, tugiye kubasengera rero. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana yahozeho, uri Imana iriho kandi uri Imana ihoraho. Uri Imana idahinduka, uri Imana ishobora byose, uri Imana nyiribihe kubera ko ubaho mu bihe byose. Izina ryawe Imana nirihabwe icyubahiro. Watanze umugisha nta watera amahane, warambuye ukuboko nta waguhina, kandi wakinguye nta wakinga. Wabwiye itorero ry'Ifiladelfiya ngo nubwo muri abanyantege nke, ngo nshyize urugi rukinguye imbere yanyu, ngo nta uzabasha kurukinga nubwo muri abanyantege nke, kubera ko ari nge warukinguye. Uri Imana ishobora byose mu ijuru, uri Imana ishobora byose mu isi, uri Imana ikora ibyo ushaka, nta wakubuza kubikora. Izina ryawe nirishimwe. Tugushimiye uyu munsi waremeye aba bakwe, tugushimiye uyu munsi waremeye aba bageni, tugushimiye intambara zose wabarwaniriye, tugushimiye ko ubahaye uyu munsi mwiza, bakaba bagiranye amasezerano. Mana, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Basezeranye kuzakundana. Mana, turabasengeye kugira ngo baboheshe umugozi w'urukundo rwawe.
kandi uwo mugozi ntuzacike. Turabasengeye Mana kugira ngo usuke umugisha mu buzima bwabo, uzabarinde imirimo ya Satani mu izina rya Kristo, uzabarinde imirimo y'abadayimoni mu izina rya Kristo, uzabarinde gukora kw'imbaraga z'umwijima mu izina rya Kristo. Imiyaga irimo kubuza ingo amahoro, imiyaga irimo gusenya ingo, turayicyashye kugira ngo ntizagere iwabo. Uzababere Mana ubwihisho, uzababere ubuhungiro. Ijambo ryawe rimbwira ko uri umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo niyo mpamvu tuzatinya. Bajye bakubona nijoro mu buzima bwabo, bakubone ku manywa mu buzima bwabo, mu gihe cy'izuba bakubone, mu gihe cy'imvura bakubone, ubutayu buhindura ikidendezi cy'amazi, kubera ko uri Imana ishobora byose. Ndabasengeye kugira ngo uzabahe kubyara, ndabasengeye kugira ngo uzabahe guheka mu izina rya Yesu Kristo. Uzabarinde inzara mu izina rya Kristo, uzabarinde inzara, kandi nibabyara uzabaha ubwenge bwo kurera, uzabarinde kumwara, uzabarinde gukorwa n'isoni, uzabashyigikire. Izi ngo zubatswe uyu munsi wa none zizaba ingo z'intangarugero aho zizatura, zizaba ingo z'intangarugero mu itorero, zizaba umunyu w'isi, zizaba umucyo w'isi, zizaba ingo zifasha abandi. Aba basezeranye basabiye ubwenge bwo kubaka ingo, mbasabiye imbaraga zo kubaka ingo, mbasabiye umutima wo kubaka, mbasabiye ubwenge bwo kubaka, mbasabiye amarangamutima yo kubaka, mbasabiye imbaraga zo kubaka, mbasabiye umugisha wo kubaka, mbasabiye ubushobozi bwo kubaka ingo zuzuye amahoro n'ibyishimo. Kandi izi ngo turazishinganye, tuzishyize Mana mu biganza byawe. Izi ngo turazishinganye, Satani ntuzazihangare, zirashinganye. Badayimoni ntimuzazihangare, zirashinganye. Imbaraga z'umwijima ntimuzahangare, izi ngo turazishinganye. Tuzishyize mu biganza bya Jehova, tuzishyize mu biganza by'Uwiteka, tuzishyize mu biganza by'Imana umuremyi, tuzishyize mu biganza by'Imana ishobora byose. Zizarindwe n'amaraso ya Yesu, zizarindwe n'amaraso ya Yesu, zizarindwe n'amaraso ya Yesu. Ducyashya imyuka mibi ya karande, imyuka mibi ya karande, imyuka mibi ya karande ntizabakurikirane, ntizabakurikirane. Tudekaraye, turadekaraye, nous déclarons, we declare, tudekaraye ko habayeho imiryango mishya, twatuye ko habayeho imiryango mishya mu itorero, mu bwami bw'Imana, mu gihugu cy'u Rwanda. Twatuye ko habayeho imiryango mishya itarwara indwara zikomoka mu miryango, itarwara indwara zikomoka mu miryango, itarwara izo ndwara, idakurikiranwa no kugumbaha, idakurikiranwa n'inzara, idakurikiranwa no gukenyuka, idakurikiranwa n'indwara za karande, ama asima, ama diabete, ama kansere, impfu zitunguranye, za mpanuka, turazicyashye. Ntabwo ibyo bagomba gutunga imiryango yabo, turabasengeye kugira ngo ibigiye kubatunga n'ibigiye kubagendaho n'ibyo bagiye kubana nabyo bikomoke mu ijuru. Tugushimiye umugisha Mana ushyize mu biganza byabo, tugushimiye umugisha ushyize mu biganza byabo, tugushimiye umugisha ushyize muri izi ngo. Imbabazi zawe zizabomeho, kugira neza kwawe kuzabomeho, feva yawe, favere yawe izabomeho. Haleluya, 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 haleluya. Ngushimiye Mana ko wumvise iri sengesho, ngushimiye Mana ko wumvise iri sengesho, ngushimiye ko utanze umugisha muri izi ngo, ngushimiye Mana ko utanze umugisha. Umugisha batahawe n'ababyeyi barawuhawe, ibyo ababyeyi batashoboye kubakorera urabibakoreye. Haleluya,
nibabyara uzabahemba, nibabyara uzabafasha guheka, nibabyara uzabafasha konsa, uzabarerera kandi uzabana nabo. Tuguhaye aya mashyi n'izi mpundu kubera ibyo ukoze mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen, 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 amen. Imana ni nziza cyane. Imana ni nziza. Imana ni nziza. Imana ni nziza. Ni nziza. Evangeliser le monde pro, serivisi dutanga. Dufata kandi tugatunganya amafoto n'amashusho y'ubukwe bwawe neza ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Urifuza gukoresha YouTube, tugufasha kwagura YouTube channel yawe vuba. Ukeneye channel yo kugura, nabyo turabigufasha. Ufite channel ariko wabuze uko ushyiraho ibiganiro, tugufatira amashusho tukakweditingira ndetse tukanabigushyira kuri YouTube channel yawe mu gihe gito, nawe utangiye kuryoherwa n'ifaranga rya YouTube. Kubifuza ko ibirori byabo birebwa mwako kanya ku isi yose, dukora live streaming. Ukeneye kwiga gucuranga piano cyangwa gitari, aho waba uherereye hose ku isi tubigufashamo utiriwe uva aho uri. Dukorera mu Rwanda no mu Bufaransa. Waduhamagara kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Evangeliser le monde.